Nasatsa ariko kuri gushira mu biganiro n'ukuri ngo abafite amatsiko muraza kwibariza perezida wacu. Reka dukoresha uno mwanya baduhaye turashimira ubuyobozi bwa paruwase ya Muzuzu, ubuyobozi bwa paruwase ya Bumbogo, tubikuye ku mutima mwarakoze kutwakira. Nanone rwose nta kindi twabaha ariko amashyi twayabaha tubashimira, ariko twongere gushimira Pasiteri Alfredo wakoze uyu mwanya we wakabaye uhagaze hano kandi urabyemererwa, ariko wakoze kuri uyu mwanya, wakoze kuri uyu mwanya kugira ngo nanjye ntange mesaje kandi nta gushidikanya n'ubundi aho tuvoma ni ku kigega kimwe, byanze bikunze hari aho biri buhurire. Amazina nitwa Kimonyo Frederic, mbaheruka kera se nawe suko ni mumuheruka kera ntababonye narahindutse, nanjye harabonabonye barahindutse, ntabo narinzi, harabo ntari, mbega nyine amasura amwe ni mashaka, ariko mwuka byarane turashima Imana kwa twogereye. Haleluya, haleluya. Ndashima Imana kubwa Muzuzu mu Munyinya, Muzuzu mw'Ishinge, none gitari, none inanga z'amoko yose, none abacuranzi, ndashima Imana kubwa. Umwaka ya kera 2005, 2010 Muzuzu hariya hari umukecuru witwaga Mucyaro, twajyaga kuga gusera imvura yaga tukazamuka twirukanka tujyaho ingozi. Mwarakoze, Imana ishimwe. Turashimira Imana ko yakurikirana umurimo wayo, igakurikirana umurimo wayo, igakoresha ubuyobozi bw'itorero mu buryo butandukanye. Muzuzu hakaba hari izina no kuvuga ubutumwa aho mu gitari kwa mabwego yo mwicuranga, ariko Yesu nashimwe cyane. Turashimira Imana ko turi kumwe n'abantu b'Ibumbogo kuri abategereje. Muraho neza, mwumvishe indirimbo nanjye ndayizi, imitsi iraza, amanyama ziraza, amagufa araza, nanjye ndayizi. Haleluya, haleluya. Turashimira Imana kuri abashinga umukiza. Muracyako mumukomereza. Nishimiye ideni ry'abantu benshi, bamwe bamamagaraga, abandi ntibamamagara, abandi bari bazi ko ntakiriho. Ideni ryanyu mwese ndaryishyuye mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe cyane kandi ndabahobesha urukumbuzi bose pepe n'indyamo ngasinzira n'izi. Turashimira Imana, dufite umuryango, dufite umudamu n'abana 3 bazi ko turi hano. Abo twari kumwe abahungu 2 nibo bari mu rukundo ari ku ishuri, umukobwa wacu, ariko bambwiye ngo tubasuhuze nta kintu ntazo zaba ndamu n'abana. Maze rero ibyo byari ibyanjye itiyamamagaye. Reka turebe ijambo twasomye mu gice cya mbere cyo kubara. Kubara impapuro ni 140 mwihute. Nagira ngo munyemerere uko mwakurikiye gahunda zindi zose n'uyu mwanya nawe ntugacike, kuko niba wari umwanya Satani yanga n'uyu urimo. Muhumure, ntabwo turi butinde, ariko nanone ntabwo mvuze ngo ngiye kubapfunyikira amazi, kuko ngiye kubaha icyo Imana yampaye kubaha. Yesu nashimwe cyane kandi ndinginga Imana kugira ngo icyo Imana yampaye koko kibe cy'umumaro mu bugingo bwawe. Kubara igice cya 11 umurongo wa 4. Reka nsubiremo n'amagambo
nihuta ariko muyumve. Impapuro ni 140 mu ruhande rw'isezerano rikuru, haravuga ngo umutwe w'amagambo watubwiye ngo Abisirayeli banga manu basaba Mose inyama arigarira. Kane, abanyamahanga y'ikivunge bari hagati y'Abisirayeli batangira kwifuza, Abisirayeli nabo bongera kurira, baravuga bati ninde uzaduha inyama zo kurya? Icyo ni ikibazo. Twibutsa amafuka yariraga ubusa tukiri mu Egiputa, n'amadegede n'amapapayi n'ubutunguru bw'ibibabi by'ibibati n'ubutunguru bw'ibijumba n'ubutunguru cumu. Ariko none turumye, ntacyo dufite, nta kindi tureba kitari mana. Manu yo yasaga n'utubuto tw'ibyatsi byitwa gadi, ishusho yayo yasaga n'iy'ubushishi buva ku giti bwitwa budora. Abantu barazereraga bakayiteranya, bakayisya cyangwa bakayisekura, bakayiteka mu nkono, bakayihinga udutsima. Kuryoha kwayo kwari nk'udutsima tuvuganywe n'amavuta ya elayo. Ariko natwo twari turyoshye. Wumvishe ukuntu twari dukoze. Ikime nijoro cyatondaga aho babambye amahema, Mana igatongana nacyo. Bwari ubuzima bwo mu butayu y'ubuzima. Mose yumva abantu barira, umuntu wese arirana n'inzu ye, barira mu miryango y'amahema yabo. Uburakari bw'Uwiteka bukongezwa cyane, bibaza Mose. Mose abwira Uwiteka ati, ni iki gitumye ungirira nawe umugaragu wawe? Ni iki kimbujije kukugiriraho umugisha ukanyikoreza abantu bose kumutwara? Nasabye inda y'ubwoko bwose, ni njye wababyaye, kuntegeka kubaterura nkabatengamatira mu gituza, nk'uko umurezi w'umugabo atengamatira umwana wonka, nkabajyana mu gihugu wasezeranije ba sekuru. Nakuraho inama zo kugaburira ubu bwoko bwose. Ko bandirira imbere bati, duhe inyama tuzirye. Sinabasha guheka ubwoko bwose njyenyine, kuko baremereye simushoboye. Niba ugenza icyo nakwinginze nica mveho, niba nkugiriyeho umugisha niyo kubona ibyago byanjye. Umurongo wa 17 dusoma umurongo wa 16 na 17 gusa. Uwiteka abwira Mose ati, nteranyiriza abagabo 70 bo mu bakuru b'Abisirayeli, abo uzi ko ari abakuru b'abantu koko, n'abatware babo, ubazane ku ihema ry'ibonaniro, bahagarara rero nawe, nanjye nibumanuke mvugane rero nawe, nenda ku mwuka ukuriho mubashyireho. Nabo bazajya bahekana nawe umutwaro w'abantu, we kuyeka wenyine, mwakira ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Somna amagambo maremare, ariko muhumure, ndagerageza kuyafata, twe ndavugaho yose cyangwa se ukwari. Ndagerageza nyahuze. Yesu nashimwe cyane. Aya magambo dusomye harimo abantu b'uburyo butatu. Ni yera ya kane. Harimo umuntu witwa Mose, harimo Abisirayeli, harimo n'abanyamahanga, ariko harimo n'iyera. Haleluya, haleluya. Harimo n'Imana. Reka rero tubanze tuvuge cyangwa se tubibutse Mose uwo ari we. Mose uyu nguyu yari muntu ki? Mose yari umuntu nkatwe, kandi nawe yagize ibibazo nk'abandi bose, nk'uko natwe twagiye turuka mu buryo butandukanye. Mose yabyaye n'umugabo wo mu muryango wa Lewi. Mose yavutse mu gihe gikomeye, kuko avuka hari hasohotse itegeko ko abahungu b'Abaheburayo bazavuka bagombaga kwiga. Nibwo Mose yavutse. Iryo tegeko ritangwa n'umwami wa Egiputa, ari ababyaza b'Abaheburayokazi. Iyo usomye Bibiliya iratubwira ngo Abaheburayokazi bari Shefura na Puwa. Mwumva aka kantu. Itegeko umwami wa Egiputa ari ababyaza b'Abaheburayokazi bo kwica Abaheburayo. Murumva? Cyari ikibazo gikomeye. Ntimubifata nk'ibintu byoroshye.
oya, ntabwo ari haye abanyegiputa akazi, ahubwo iratuga ngo yari haye abaheburayo akazi. Aravuga ngo abaheburayo bazajya babyara abana b'abahungu, mujye mubi. Mose rero yari mu yenda kuvuga itegeko ryandikwa ndetse rinasa. Nyamara burya itera ubwoba rya Satani ntiribuza umugambi w'Imana gusohora. Yesu nashimwe cyane. Nubwo Mose bamutwise hasohotse itegeko rivuga ngo abana b'Abaheburayo b'abahungu bavuga bapfe, ntabwo byabujije Mose ko avuga. Amezi 9 yarageze Mose aravuga, kubera ko iterabwoba rya Satani ritajya ribuza umugambi w'Imana gusohora. Yesu nashimwe cyane. Mose baravutse avuka, ariko itegeko ryasinywe ndetse ariko ngo akora ishyirwa mu bikorwa. Byari kugenda bite? Bibiliya tubwira ngo amaze kuvuka bamurera amezi 3 mu ibanga, ntawe ubizi, na ba nyiri itegeko batazi uko bimeze. Ariko namwe nshuti z'Imana, mwumve kureba uruhinja muri situwasiyo imeze gute. Amezi 3 ashize, mama wa Mose biramunanira, yumva ararushye, nuko yigira inama yo kumwisha ku ruzi mu rufunzo. Ariko mwumve igitangaza cy'yaduhamagaye. Bamujyanye ku ruzi kumuhisha, Imana iteza ubushyuhe budasanzwe, umukobwa wa Farawo aramanuka ngo agiye kwiyuhagira ku ruzi. Nuko aho yari ari abona n'umukobwa wa Farawo wari wagiye ku ruzi. Arangije kumubona yibaza ibibazo by'uko agiye kuzarera uwo mwana. Ariko ngo mushiki wa Mose yari yigize nk'abandi bose, nuko araza yigira imyoza, aravuga ati ariko mufite ikibazo ariko nashakira igisubizo. Uyu mwana nabashakira umuntu umure. Yesu nashimwe cyane. Umukobwa wa Farawo ati se birashoboka? Ati rwose, ngaho mutuzanye. Aragenda azana nyina wa Mose. Mose yakira uruhinja. Haleluya. Mose yakira uruhinja, yansaga yareraga amezi 3 mu bwisho, none hano wakira ku mugaragaro aridekarara bose babireba, ajya kureba uruhinja rwe nta Satani. Imana nitugirire neza. Yesu nashimwe cyane. Ndimo ndavuga Mose, uwo ni Mose. Nagira ngo mwumve Mose uwo nguwo. Mose rero mama we aragenda aramurera, aramwosa, akajya amukarabya, akamuheka kumva icyuya cya mama we mu mugongo, akamwibera akarebana nawe mu maso, amukorera buri kimwe cyose. Imana nitugirire neza. Nuko amaze gukura asubiza umukobwa wa Farawo. Mwumve igitangaza. Uwahigwaga ajya kurerwa n'uwamuhiga. Irizabe imbuto n'ibihumbi. Haleluya. Irizabe imbuto ntabwo rirumba. Farawo wari wavuze ati mudushakire abana b'abahungu barimo bavuka b'Abaheburayo tubice, cyangwa se namwe mubice. Ariko birangira Mose akuriye ibwami ndetse akura neza, nta n'umuntu n'umwe wigeze amukoramo. Muri make nguwo Mose umuntu Imana yakundaga. Imana nitugirire neza. Tugarutse rero mu gice twasomye, twigarukiye, nagira ngo tubanze Mose, tumenye Mose tugiye kuganira nawe yabayeho atari umuntu cy'ubuzima bwe n'ubuye n'ubwo ngubwo. Tugarutse rero muri iki gice twasomye, ntabwo nshaka kwirirwa twose tugisoma, ariko Mose amaze gukura nyine yahawe inshinga, kuko Imana yari ifite umugambi kuri we. Aha ngaha mu gice cya 4 yari yarahawe ubwoko bw'Imana. Imana imubwira ko azabukura mu Egiputa. Muzi ibintu yakoreye namwe ni byinshi, byose murabizi. Ariko bageze hano mu butayu, ibibazo biravuga. Inyama z'ibinyama, induru z'ibinduru. Mose ari kumwe n'ubwoko bw'Imana, bafite urugendo rujya i Kanani, ibibazo biravuga. Biratubwira ngo abanyamahanga y'ikivunge
mwakabyarana bamaze kubyifuza, Abisirayeli nabo barabiga. Intego y'iri jambo iravuga ngo ntukibagirwe Imana yagukunda. Imana nitugirire neza. Nagira ngo twibukiranye Abisirayeli benda kuva mu Egiputa, ibibazo bari bafite mu Egiputa. Niba hari ikintu Abisirayeli bari bahaze ni mu Egiputa. Hari uburetwa, hari ikiboko, hari ubuzima bubi. Wongere ngo ubuzima bubi. Ndetse ngo baratakaka, bagataka, gutaka kwabo kukagera ku Mana. Niko biri tubwira. Bagataka bakavuga bati turashize. Imana igeze aho iteka abantu baje ko bashize. Ifata umwanzuro wo kujya gucungura ubwoko bwayo, ibukura mu Egiputa. Mose aragenda ataha byose abikorera baza. Ariko ngo bava mu Egiputa bazanye n'akandi gatsiko k'abantu. K'abanyamahanga bakumbura inyama zo mu Egiputa, bakumbura amafi, barangije begera n'Abisirayeli baravuga bati ntabwo mwibuka zaza, ntabwo mwibuka ya mafi. Abisirayeli nabo baravuga batari kuzi koko tubyibutse, bibagirwa byabo, bibagirwa kagahara, bibagirwa bwabuye, ahubwo bibuka zaza, bibuka ya mafi. Barangije bakora imyigaragambyo. Iyo usomye umurongo wa kane n'uwa gatandatu w'iki gice cya 11, Abisirayeli basubiye mu Egiputa mu mitima yabo. Yesu yashimwe cyane. Basubiye mu Egiputa mu mitima yabo, bifuza ibyo basizeyo. Byaba nazo mvuga, bifuza amafi y'ubuntu, bifuza ibihaza, bifuza imyungu, bifuza ibitunguru by'ibibabi n'iby'ibijumba. Bati ubuzima bwacu bwarakendeye, nta kindi turya uretse Imana. Ntukibagirwe Imana yagukunda. Ikibazo dufite muri iyi minsi, inshuti z'Imana, abantu barimo baribagirwa Imana yabakunda, ahubwo bakibuka iyo bari bari, bakabyibuka, bakibagirwa umuhamagaro Imana yabahamagaye, bakibagirwa amasezerano bagiranye n'Imana ibahamagara, bakibagirwa indahiro bagiranye nayo, bakavuga bati tuributse. Abisirayeli bari mu Egiputa bakubitwa, Abisirayeli bari mu Egiputa bafungwa, Abisirayeli bari mu Egiputa bakoresha uburetwa amanywa n'ijoro. Baravuga batari inyama, ariko amafi we turabibuze. Nta kindi tubona amanywa n'ijoro, twirirwa turya Mana. Kandi uko mwabyumvishe, iriya mpamvu yari Imana imeze neza, yari Imana iteketse, yari Imana ifite ubuziranenge, koko yari Imana yo mu butayu. Imana yari izi ikizatunga Abisirayeli mu butayu, iravuga ngo nta kindi cyabafasha mu butayu keretse Mana. Yesu nashimwe cyane. Nshuti zanjye muri hano, Imana izi ibyagufasha, Imana izi ibyakugirira neza, Imana iguhitiramo ibigukwiye, ntabwo ari uko kwihitira. Imana yahitiyemo Abisirayeli ko bagomba kurya Mana mu butayu. Bava mu butayu bakazarya ibindi, ariko mu butayu bagombaga kurya Mana. Abanyamahanga rero bazanye nabo, barangije amerwa bishe, ibibazo birazamuka. Ni iki cyabiteye? Kabitera cyangwa nyirabayazana ni agatsiko k'abantu bafashwe n'amerwe, niko twasomye. Bituma n'Abisirayeli batangira kwijujuta. Hari igihe ntekereza n'amagambo, ibi bintu bisenya muri umuntu umwe muri korali akayirangiza, akaza akaririmba, akanatera korasi, akanatona, wenda rimwe na rimwe akaza yakeye. Perezida korali yavuga ati ko wakerewe mukasi,
ati turamuhagaritse kubera ko wakereye. Abaririmbyi bose bakavuga bati mukasi natongeye kuririmba, natwe ntabwo tongeye kuririmba. Twe mumuhagaritse ntidushobora kurara yanyu ibyaha. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Abisirayeli bibagirwa igihango bagiranye n'Imana, bibagirwa amasezerano bagiranye nayo. Abanyamahanga baravuga ngo yamafu zenya, baravuga bati koko ni nshuti zawe, ntukagendere mu kigare, umurimo ntugapfapfane kubera amabwiriza ngo numvishe nakavuga gutya. Niba yavuze gucara amaso woye ibyaha. Abisirayeli bose bacumura ku Uwiteka bitewe n'agatsiko k'abantu bafashwe n'amero, amagambo menshi, ubuzima busa n'ubuhagaze. Imana nitugirire neza. Ibi bintu byabaye Mose uko abigenza biramucanga, bibabaza Imana, bibabaza Mose. Mose arangije arasenga aravuga ati Imana, nari mbizi kuri Imana, nari mbizi kugendana nanjye, nari mbizi ko najya utaduba kure yanjye, ariko uyu munsi birancanze. Ibyo bibaza Mose, Imana na Mose. Mose asenga Imana afite agahinda n'umubabaro yatewe n'abantu yahawe kuyobora. Umurongo wa 10, Imana yumva gusenga kwa Mose. Imana nitugirire neza. Yesu nashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Nshuti yanjye, wowe uri hano muri iri teraniro, ni iki gitumye usubira inyuma mwebwe? Tukaba tukureba uri hano, ariko warasubiye inyuma mu mutima, waragiye wagiye. Wareba abantu barimo gufata agacupa ukumva nawe amegora kwishuka nawe wagafata, ukumva nawe wasukaho. Uzi abantu basubiye inyuma, uzi abantu bavuze bati ntabwo nayibuka kuva, ntabwo nayibuka kuba kuri ako kaka. Nari narabonye amibe zari zinji. Uzi abantu basubiye inyuma kubera agatsiko, yicaye mu bantu bakamubwira bati wari warahonze koko, nawe akavuga ati koko nayo warahonze koko, ukabyemera ngo wari warahonze. Noneho wabona ugikunze korari ukavuga uti nzajyamo gake ntabwo ndeba, ariko no muri korari muhanga. Uyu munsi wirinde kubabaza Imana. Ibuka ugihamagara, ibuka ugifata umwanzuro wo kuvuga ngo ndaje. Hari umuntu wazanye nawe, ntuzi ko ugendera mu kigare cy'abantu bari kose nyuri. Mose aravuga ati Imana, ibintu ndabirambuwe, fata ibyawe, nta nyuma nabona mu butayu. Imana irangije iramubwira ku murongo wa 16, Imana iramubwira ngo Mose mubwire tuza, ndabibona ko kuremerewe, ndabibona ko kurushye, ariko reka ngusabe, ntabwo ukwiye kuba wenyine, toranya abantu banzanire. Numara kubanzanira ndafata ku bwoko kuri niko biri tubwiye, nindangiza kubaha nawe nibarangiza kugira uwo mwuka w'umufi bajye bafatanya nawe guheka ubwoba. Imana nitugirire neza. Haleluya, haleluya. Tekereza ubusabane Mose yarafitanye n'Imana, kugeza ubwo Imana imutangira ubuhamya ikavuga ngo Mose, wibwirirwa uruhande abizi ku kiraro, ngwino nkohereze, shaka abantu ubona ko bagufasha, ubona ko mwagendana n'urugendo, wazana ndafata ku mwuka ukuri,
mutamufata mubashyire nabo bagufashe. Yesu nashimwe cyane. Ikibazo kirimo hano, waba wicaye hano muri iri teraniro, urumva Imana yafata ku mwuka wawe igaha mugenzi wawe, cyangwa ifasha ku mwuka igaha mugenzi wawe yahita yiruka. Imana ireba Mose, ibona n'uwo kwizerwa, ibona n'inyangamugayo, ibona umutima yarawishimiye, irangije iravuga ngo Mose, numvishe gutaka, numvishe agahinda, numvishe abisera ukuntu bakuvunnye, ariko ubu ngubu ngwino ndafata ku mwuka wawe muhe kuramba. Mwabakristo mwe muri Imana yafata ku mwuka wawe igaha mwene se. Ntabwo mbizi, wisubize. Ariko wibuke, ntiwibagirwe Imana yagukuye ngo ugendere mu kigare utazi udasobanukiwe, wibagirwe iby'Imana bivamo kubera ikigare. Abantu benshi barimo barareka umurimo w'Imana kubera ibigare, kwezi zigasimbuka kubera ibigare. Hirya naho uzavuga umuntu umwe akigira ikibazo muri korali, komite yavuga iti turaguhagaritse, abandi nabo bakavuga bati turakugira inyuma sha, baraguhagarikira iki kandi afite amakosa nayo yatumye. Ariko abandi bakavuga bati ntitwaguhara, tuzakurwanira. Ibi nibyo byabaye ku Bisirayeli. Abanyamahanga baravuga bati bareke twikumburira inyama, Abisirayeli baravuga bati koko nibyo. Ariko bwari ubwoko bw'Imana, bibagirwa ibitangaza Imana yabakoreye, bibagirwa ko Imana yabambukije inyanja, bibagirwa ibitangaza Imana yakoreye mu gihugu cya Egiputa, ibikennye kuzura igihugu, amazi akaba amaraso, abana b'imfura bagapfa. Ibyo byose byabaga mu maso y'Abisirayeli babireba. Ariko bageze mu butayu bariye manu, baribagirwa, baravuga bati reka reka, bibagirwa ibyo bitangaza Imana yabakoreye byose barabyibagirwa. Imana nitugirire neza, baravuga bati nta mana dushaka. Kandi ngo manu yari iryoshye, ngo yari imeze nk'umutsima wakoreshejwe amavuta ya elayo. Hari uko Imana itari yabagize, ariko barabyibagirwa. Inshuti yawe, niba hari ikintu kibabaza Imana ni ukwibagirwa. Nahoze nicara muri rusengero mu gitondo narimanye, nibagirwa urusengero rwari hano. Hari umuntu umwe w'umuyobozi twagiraga, iyo yashakaga kuvuga Nyabikere yaravugaga ngo ahantu hari agasengero karutwa n'inyuguti, niko yavugaga. Ahantu hari urusengero rurutwa n'inyuguti, hari agasengero ahantu karutwa n'inyuguti. Bari baranditseho ba Eric ngo Eyari Nyabikere, ariko ba Eric si banditseho rwose pe, ukabibona ahantu hose. Ariko nshuti z'Imana, haleluya 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 haleluya, urusengero ruraje. Imana ibakorera surprise runafungura mu nsengero nkeya muri uyu murenge wabo. Ariko wabona hari abantu bibereye ku icupa baranza gusenga, wabona hari abantu bibereye mu bintu, wabona ntimwibagirwe Imana yabakoze. Nawe uzi niba pasiteri abakira, ndeba Muzuzu, ndeba na Bumbogo, mbona nabwo ntabwo biryoshye neza. Ese abantu bose bararwara? Ese abantu bose bafite abana batoya? None se bahari kure? Ntabwo mwibuka iminsi ya kera paruwasi cyitwa Bumbogo, Shashango ndetse na Rutunga nayo yigeze kuba paruwasi ya Bumbogo kandi tugasenga. Ariko kuva hano ukaza hano, niba ngiye agasengero kavugaga n'inyuguti, nawe urusengero rugoswe na korotire z'ibyuma, unarimo nta muntu wapfa kuguza, ariko umuntu wese ajya gusenga ashyira imbere gise noneho ndagerageza. Abantu bose uzi ko n'umwana w'imyaka 20 nawe yazanye rubanda impano,
abandi impande zarangije ubusanzwe Nyabikende reka se uzi koko neza abantu basubiye inyuma mwebwe, abantu bibagiwe Imana, mwatanze iki kugira ngo abantu babe bafunguye? ubu se tuza duseka ariko nari ndimo mbibwira aba bantu, uzi ibintu tuba turimo dukora mu iterano rya mbere babivuze, tuba turimo dukora ibintu byakwibutsa Imana ku buryo Imana yavuga itari kwanga agasura tuyifungure. Marayika atanze raporo dufungure agasura, Imana ikavuga iti dufungure agasura, marayika akavuga ati mufungure agasura. Kubera iki? Kubera ko Karumeli izamuka imisozi ijya gusenga. Icyo kintu muzi ko Imana yakibuka, kubera ko biriya yatubwira ngo mu gitondo Imana yibutse imirimo ya Doruka. Baravuga bati Doruka yazuka, baravuga bati yazuka. Kubera iki? Kubera ko yakifite umumaro muri iki gihe, kubera ko hari abantu bari bakibikeneye, kubera Imana ireba ibyo bintu byose iravuga ngo Doruka nazuka. Imana nitugirire neza. Hari ibintu Imana ireba ikavuga itari ku muhanda w'abo bantu. Gasore ishobora gufungurwa ku bwa Karumeli. Yesu nashimwe. Haleluya. Kubera byarakunaniye batsinda abajyaho kabiri mu kwezi. Kubera kuva Gasore ujya batsinda ni ikibazo. Noneho n'amarenge gusa n'ivumbi ujya mu mujyi, niba ninawe ugeze mu ishyamba wenda wakwiyungura ivumbi, ariko batsinda n'amazu gusa, ntiwabona nawe ugiyungura. Ntimukibagirwe Imana bakore ku nshuti zayo. Nashaka gutera umwete abantu ba Nyabikende ba Muzuzu na Bumbogo. Niba mushaka ko Bumbogo ifungura, ni mubiri byumve, mwikura amashati muza gusengera hano Nyabikende. Imana izavuga ko abantu banjye barakeneye gusa. Ariko urahamagara abakristo niba ufite abakristo ijana simbizi, ukabona abakristo bene niba baje, ubwo Imana ubundi irabafungurira ngo mumaze. Niba se mu ijuru hazamuka nk'uko Nyabikende hazamuka, niba mu ijuru ari kuri nk'uko Nyabikende ariko, wamenya ari ibiki? Mwamenya ari ibiki? Mwakoreye Imana. Ntimukibagirwe Imana yabakuye. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ntimukibagirwe ahantu Imana yabakuye. Ntimukibagirwe ibintu Imana yabakoreye. Imana nitugirire neza. Yesu nashimwe cyane. Ntimukibagirwe inshuti zayo. Ibi bihe turimo ni ibihe by'igerageza, kandi ntabwo ariko bizahora, ariko hari igihe kizagera buri masengesho buri hantu abantu bagiye Imana ijya imanuka mu ijwi ry'ubuhanuzi ivuga ngo ibi bihe byabaye byabigishije mwakoze iki? Ubona abantu barareba mu kirere gusa bafashwe n'ibimwaro. Inshuti zayo, shaka icyo uzavuga igihe Imana izabikubaza ngo wakoze. Byari bimeze witwaye ko aka kanya kuva karabuza gusengera bikaba intambara, kuvana mu bwo gusa gusengera bikaba ibibazo. Ntabwo ari byo. Muri uru rusengero rwiza gutya rumeze gutya, Imana nibagirire neza. Yesu nashimwe cyane. Abantu bibagirwa ibintu Imana yabakoreye, bibagirwa ukuntu Imana yageneye nabo mu rugendo, bibagirwa ukuntu Imana yagiye yicara abishabaye imbere yabo, barabyibagirwa. Bageze mu butayu barimo kurya manu, baravuga bati Mana ntazo dushaka. Bivumbura ku Mana yabo. Abantu bivumbura ku Mana yabo mufite ibibazo. Mureke kugendera mu kigare, Imana nibagirire neza. Andi magambo nashaka gusoma turasanga mu rwandiko rwa Yakobo igice cya 3 umurongo wa 10 wa mbere no kugera kwa 12, byose ntabwo tuyasoma, ariko turasangamo ayo magambo aratwereka uburyo ururimi ari kabutindi, ndetse ashaka kuvuga ko ururimi ari urugingo rutoya ariko rugereranywa n'agashashi k'umuriro, ngo gatwike ishyamba cyangwa se umwambi umwe kugira ngo ubyumve, ariko ukaba warasira hano Nyabikende yose igakongo. Ngo niko ururimi rumeze, niko rumeze. Buriya nicyo cyatumye Abisirayeli neza, abantu bakeya mu bantu benshi baravuga bati
turabayobozi, ibyifuzo byacu turabyumva. Ntabwo bari abantu bari benshi, bari abantu bakeya cyane, ariko Abisirayeli bose bibaviramo kuzerera mu butayu ntabwo utabara, kubera ko basuzugura Imana. Ururimi Imana yitugirire neza. Umwanzi hejuru y'amagambo menshi kandi mabi, urusaku n'ibiguca intege, wibagirwaho Imana yagukunze. Yesu nashimwe cyane. Ndimo ndasoma umva aka kantu. Hejuru y'amagambo menshi ndetse amagambo atari meza, hejuru y'urusaku n'ibiguca intege, nshuti yanjye wibagirwaho Imana yagukunze. Hejuru y'iki gihe abantu bamwe barimo kugwa, ndetse umuntu akaza akakubwira ngo uri kugura cyangwa muri korari, waje kukwereka ahantu twigira. Dufite umuntu umwe waguye, ikadukira mu bw'abantu bakomeye. Noneho ngo arangije abwira umwe mu bantu basengaga, aramubwira ati ariko waje kugira inama si neza, washatse ahantu muri bitoki ukajya wenda inzoga ukazana nkakugura inzoga. Hejuru y'ibintu byinshi biguca intege, hejuru y'ababivuyemo bakaza bakakubwira bati wakwiziye, ntibibagirwaho Imana yagukunze. Uwo muntu wagiye afite uko yahamagara, ariko nawe ufite uko wahamagara. Wirinde kugendera mu kigare. Umutima wawe ikibazo, umutima wawe ukiranukira Imana ku buryo yakugirira icyizere, igafata ku mwuka ukurimo ikawushyira kuri bagenzi bawe bakagufasha umurimo. Byoroshye ihamanura. Umutima wawe ukiranukira Imana ku buryo yakugirira icyizere, igafata ku mwuka ukurimo ikawushyira kuri bagenzi bawe bakagufasha umurimo. None ko wirirwa witutuma ngo birakunaniye, Imana ishaka gufata ku mwuka wawe kugira ngo bagufashe kurumva bikunda. None mwene data, isuzume, itekerezeho. Imana yafata ku mwuka ukurimo ikawuha abandi. Ndashoboye. Wibutse kugira neza kw'Imana, wibutse uko wagendanye n'Imana, wibutse umwanya ufite imbere y'Imana. Urumva Imana yafata ku mwuka ukurimo, yarangiza ikawuha undi. Isuzume, urebe umwuka ukurimo, Imana yifasha ikawuha abandi. Byagenda bite? Byaba byiza, byaba bibi, byaryoha. Imana nitugirire neza. Nshuti zanjye muri hano, bakristo b'imuzuzu, bakristo ba Bumbogo, baririmbyi bitandukanye muri ayo maparuwase, ntimwibagirwaho Imana yabakunze. Nicyo kibazo Imana yari ifite n'ubwoko bwawe nta kindi. Koko muribagirwa? Muribuka dusengera hano muri ka gasengero mu Mana, nuduha urusengero tuzakizwa cyane. Tuzakizwa cyane. Koko si urusengero ruje abantu barakijijwe cyane. Nahoze mvuga Muzuzu nta rusengero rwaba, twasengeraga muri Pinusi, ahantu hari umunyinya munini twari twarahabiye tukajyayo. Ariko se ni abantu b'imuzuzu, rwa rusengero rwababereye umugisha cyangwa nabwo muza mwiganira. Ni ukuvuga ngo bishatse kuvuga iki Imana yagombaga gukora yaragikoze muri ibi bice byabo. Ni twebwe dusigaye dufite ideni. Turakorera Imana kuyakubakiye insengero ndetse nziza. Imana nibagirire neza, mwakire ijambo ry'Imana. Mwakoze Imana.